navaga aho nari ncumbitse nerekeza ahazwi nko kuri 40 mu mujyi wa Kigali, nahabonye geto nziza cyane rwose kandi ijyanye n'ubushobozi nari mfite. Hafi yanjye gato hari umuryango ucumbitsemo umugabo n'umugore. Uwo mugore yari afite abana babiri. Ni umumama munini rwose ufite amataye manini w'igikara w'inyinya. Yarankunze ankunda urudashoboka. Yakomezaga anyipendezaho yinjira muri geto yanjye. Abantu babaga muri icyo gipangu bakumirwa bakibaza impamvu uwo mugore ahora yinjira muri geto yanjye kandi afite umugabo bikabayobera. Si ibyo gusa kandi nanjye byanteraga ipfunwe kubona umugore w'umugabo yinjira muri geto yanjye buri kanya. Hashize iminsi 3 gusa nagiye kumva numva umuntu arakomanze ahita yihana karibu, mbona yinjiranye isahane y'ifiriti n'inyama. Ndumirwa abona naguye mu kantu, ariko afata ifiriti ararya, afata no ku nyama ararya, arangije arambwira ati sheri nanjye ntikarame nkuzaniye agafiriti n'inyama. Arambwira ati asama ngo utamike. Kubera nayo bimaze kubona kabiriyeho sinabitinzeho, narasamye arantamika. Nuko biciye kabiri umugore araza aranyinginga aho nayo niyicariye ndi kumesa. Arambwira ati sheri ati rwose nifuza ko twazajya tujyana muri siporo, nkunda siporo kandi njya mbona uzijyamo kenshi. Ibyo narabimwemereye. Igitondo kimwe aho byari ku cyumweru nagiye kumva numva nyandikiye akamesaje mu rukerera ati sheri ati tugende muri siporo namaze kwitegura. Nanjye nk'umuntu wari umenyereye siporo kandi nyikunda nahise nambara vuba vuba maye turagenda. Twakoze siporo nk'uko bisanzwe. Igihe cyo kugaruka turaza, turi hafi kugera mu rugo ndamubwira nti we komeza ngenda sigara inyuma, ntago ari byiza ko bazajya babona tuvanye muri siporo buri gihe kuko umugabo wawe ashobora kugira ibyo akeka. Hashize iminsi aza kuntungura. Umugore yankoreye agatangaza rwose. Nagiye kubona mbona mpagaze hejuru muri geto ntazi n'ukuntu yinjiyemo, aho nayo nicaye ku buriri ndi kwikorera ibyo bita software development, aho nakundaga kuba ndi bize mu cyumba ndi kwikorera ibintu by'amakode. Mbona ngeze hejuru ati sheri burya ufite n'imashini. Araza arambwira ati ese ni karibu ninjire. Ndamubwira ntinjira nta kibazo. Umugore yaraje nta gishyika yicara ku buriri bwanjye, ariko sinamwitaho nkomeza kwikorera ibyo nikoreraga. Akajya yitsa imitima buri kanya. Ngeze aho binyanga mu nda ndamubaza nti ese kuri kwitsa imitima buri kanya wabaye iki? Arambwira ati ntago nasinziriye. Ndamubaza nti se kuki utasinziriye? Arambwira ati naraye ijoro ngutekereza na n'ubu nabuze amahoro, niyo mpamvu nje hano. Nahise mpindukira ndamureba ndamubaza siti noneho wifuza iki? Arambwira ati kanaka rwose iyo nkurebye numva ibineza neza binsaze kandi mfite ijambo rikomeye ngiye kukubwira. Ndamubwira ntirimbwire nta kibazo. Yahise ambwira ati nifuza kubyarana nawe. Nahise ngwa mu kantu ntekereza nk'umunota umwe nibaza ikintu ndi bumusubize. Ndamubwira nti se wifuza kubyarana nanjye gute kandi ufite abana babiri n'umugabo? Yahise ansubiza ati ibyo ntacyo bivuze, icyo nshaka n'umwana wawe kandi nta kintu nzakubaza, ibindi byose nzabyimenyera. Yarababara cyane arambwira ati se sheri kuki ibintu ndi kukubwira utabyemera? Aranambwira ati se ufite ikibazo ki ko njyewe nzanakodesha ahantu tuzajya muri rogi? Akimbwira iryo jambo naratunguwe cyane. Umugore yageze aho abonye ko ndi bize kandi ntabirimo arasohoka aragenda. Hashize iminsi akomeza gukotiriza ariko abona ntago mbyitayeho na gato. Umugore yaje kubabara cyane, ahari menye yarakekaga ko nzagenda mbisangiza abandi maye bakamubona mu isura mbi, ariko siko nabigenje. Umugore nageze aho ndamuhamagara ndamubwira nti ibintu wambwiye ntago bishoboka rwose. Naramubwiye ati niyo nabikora nakikingira ntago natinyuka kubyarana n'umugore ufite abana babiri, ntago ibyo bintu bishoboka rwose. Yarambwiye ati nta kibazo nabyo ndabyemeye, ariko ntekereza ko ari umutego yashakaga kunshyiramo kuko iyo twabaga twageze muri icyo gikorwa nari kuba ntagishoboye kumwikura ngo mbe wenda niyosha n'ako gakingirizo nagakoresha. Nuko hashize iminsi umugore ararakara cyane abonye ko ntakibirimo, ageze ahafata icyemezo cyo kunyirukanisha kunkuza muri iyo nzu.
nanjye narahavuye ndimuka, ariko akomeza kujya ampamagara inshuro nyinshi, nkajya amubwira nti se ko watumye bankura aho ngaho ukangambanira bakankura muri ghetto niberagamo nziza, ikindi wifuza ni igiki? Arambwira ati njyewe umfashe ku cyifuzo nakugejejeho, ubundi ibindi byose nzabikora, yewe n'inzu ngiye nzajya nanayikwishyurira. Ariko akimbwira iryo jambo nkurikije n'ubushobozi bwe n'akazi umugabo yakoraga, numvaga ari amatakira ngo ari ibinyoma gusa, ahubwo ari umutego ashaka kungushamo. Naje gukora iperereza nsanga umugabo yabanaga nawe ni uwa kabiri, kandi uwo mugabo babanaga ntabyara. Abo bana bari aba yabyaranye n'undi musirikare, nyuma baza gutandukana. Ubwo byarakomeje biba gutyo, ageze aharantungura arampamagara arambwira ati nsanga ahangaha nkubwire. Aho yambwiye nagombaga kumusanga kubera numvishe ari hafi, naragiye. Arambwira ati mbabarira nkodeshe lodge tujyaneyo umfashe mfite ikibazo. Gusa nyine nkurikije amarangamutima ye n'ibintu yambwiraga, nabonaga ko uwo mugore afite umutego ashaka kungushamo, ndabikwepa burundu. Ngeze aho fone nyikuraho, aranshaka arambura. Ese wowe iyo biza kuba wowe wari kubyitwaramo gute? Mwakoze cyane kumva iyi nkuru.